Ndakeka hari ikibura reka ncane uyu munsi ngiye kubaganiriza uburyo ushobora gukora YouTube channel yawe uyifunguriye nta mafaranga bigusabye kugira ngo uyatakazeho. Nibyo ngiye kugusobanurira muri aka kanya. Hello guys, murakaza neza kuri Kiza Pictures. Niba uri mushyashya hano ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo video nk'izi ngizi zitazajya zigucika. Nyuma ya Google, YouTube iza ku mwanya wa kabiri, ahantu ushobora gushakira ibintu byose bitandukanye kugira ngo usubizwe ibibazo uba ufite uje gushaka kuri internet. Kugira ngo ukore YouTube channel ibashe kuba successful cyangwa se abantu baje gushaka ibintu bakubone mu buryo bworoshye, ugomba kuba warafunguye YouTube channel neza, ugashyiramo ama tags, keyword, ibintu byose bitandukanye ugasetinga neza kugira ngo YouTube channel yawe ibashe kugaragara. Igihe umuntu aje gushaka video ijyanye n'iyo wakoze abashe kuyibona, YouTube ibashe kuyipromotinga. Niyo mpamvu ugomba gukoresha tags cyangwa se keyword ukayisetinga neza ku buryo umuntu naza gushaka video ihuye n'iyo wakoze ayibona ku buryo bworoshye. Muri iyi video rero ngiye kukwereka uburyo wowe ubwawe ushobora kwifungurira YouTube channel nta muntu ugufashije cyangwa se nta muntu uhaye amafaranga kugira ngo ayigufungurire. Ngiye kukwereka step by step, akantu ku kandi, uburyo ushobora gufungura YouTube channel ikabasha kukugeza ku byo wifuza kugeraho mu buryo butandukanye bwose bwatumye uyifungura. Ikintu cya mbere ugiye gukora, ugiye kujya kuri youtube.com ugakirika hano handitse sign in. Niba ufite email uhita uyishyiramo ahangaha, cyangwa se ushobora no gukoresha nimero yawe ya telefone uko ubishaka. Gusa icyo nagushishikariza ni ugukoresha aho kugira ngo ukoreshe iyi email ku giti cyawe cyangwa se kugira ngo hazeho izina ryawe, ushobora gukoresha iyi ngiyi hano handitse to manage my business. YouTube channel yawe cyangwa se email yawe iba ifite ubushobozi bwo gutuma n'abandi bantu bayimanaginga batandukanye, ariko iyo uhisemo hano for myself biba bivuze ko ari wowe wenyine uzajya ukoresha iyo email, nta wundi muntu ugufashije kuyimanaginga. Umaze kuzuzamo email no kuyifungura nk'uko ubishaka, waba wakoresheje business cyangwa se wakoresheje izina ryawe bwite, icyo uhita ukora uhita ujya kuri youtube.com nanone ugakirika kuri iyi email yawe wafunguye ihitiza. Ubwo icyo gihe utaragira YouTube channel ugakirika kuri create channel. Ahangaha rero niho bakubwira ko urugendo rwawe rwo gutangira YouTube channel ruba rutangiye. Ugikirikaho uhita ubona uburyo bubiri ugomba guhitamo. Ushobora guhitamo gukora YouTube channel yawe ukoresheje izina ryawe nk'uko nabivuze mbere, cyangwa se ugahitamo aho ukoresha izina ushaka udahisemo gukoresha amazina yawe. Ni ukuvuga ngo niba ushaka YouTube iri successful ntabwo bivuze ko ugomba gukoresha izina ryawe. Ushobora kwita YouTube izina rijyanye n'ibintu ugiye gukora. Hano rero reka wenda tuyite urugero ibyiza bya YouTube. Iyo umaze kwandika, iyo umaze guhitamo iryo zina, uhita uza hano kuri create. Tayari ubwo icyo gihe uba umaze kugira YouTube channel. Icyo wongera gukora uhita uza kuri YouTube channel nanone kuri youtube.com ugakirika kuri iyi nyuguti ijyanye n'izina rya YouTube channel wakreye. None ubu ngubu hano uba ufite YouTube channel yawe. Uhita ukanda kuri your channel. Uba ufite ibintu byinshi byo guhitamo. Ahangaha customize your channel cyangwa se ukajya kuri YouTube studio, ushobora guhitamo, ariko reka tujye kuri customize channel. Ahangaha niho uhita ukora ibintu bya mbere. Ushobora guhita ushyiraho channel art, ariyo banner. Iyi banner niyo uzashyiraho ibintu byawe ushaka kugaragariza abantu ko ugiye gukora. Ushobora kwandikaho, ushobora kueditinga. Niba uzi Photoshop ushobora kuyishyira muri Photoshop ukandikaho amagambo yose ushaka. Ushobora kuuploadinga amafoto yawe cyangwa se ugakoresha ayo Google iba yarateganyije ko nawe ushobora gukoresha hano. Tuje ku yo Google ishobora gukoresha, ushobora guhitamo ifoto hano ubona ikunogeye
ukayishaka muri izi foto YouTube iba yarashyizeho, ugahitamo iyo wumva ikunegeye, akaba ariyo ugira bana ya YouTube channel yawe cyangwa se channel art. Duhitemo iyi ngiyi y'umujyi. Iyo ukiyizana ihita ikwereka uburyo igaragara kuri laptop cyangwa se uburyo igaragara kuri TV cyangwa se kuri telefone. Ukajya hano handitse select, ushobora no gukoropinga uko ubishaka, select igahita iza. Nk'urugero nakwereka kuri YouTube channel yanjye aho nanditseho igihe nkorera video, social media zanjye, n'ibyo YouTube channel yanjye ikora muri rusange. Ushobora gufata ibi bintu byose bisobanura YouTube channel yawe ukabiselectinga, aribyo bizajya bisobanura cyangwa se bifasha YouTube. Ibi ngibi byose nibyo bifasha YouTube kugira ngo umuntu niba yanditse ikintu muri YouTube ashaka kumenya, kuvuga ngo YouTube izakora search muri ibi ngibi wanditse kuri YouTube channel yawe, maze imwereke channel yawe ko ijyanye n'ibyo ari gushaka. Niyo mpamvu hano ukwiye gusobanura neza YouTube channel yawe ibintu ikora, kugira ngo bifashe YouTube kugaragaza video zawe uba wakoze. Bya bindi bisobanura neza YouTube channel yawe, ushobora gushyiramo ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'ibyo uzajya ukora. Ikindi navuga hano, ushobora guhindura video yawe, ushobora guhindura ifoto yawe ugashyiraho ifoto, aho kugira hakomeze haze logo y'izina rya channel yawe. Bigusaba gusubira kuri Google ugahitamo ifoto ushaka gukoresha, ushobora kuya-uploadinga noneho ikaba ifoto ya profile yawe. Kujya hano kuri YouTube Studio ukareba ibyo bakwereka, ukajya muri setting uburyo YouTube yawe uzajya uyikoresha mu buryo butandukanye. Ubone ibintu byinshi, ariko reka tujye hano muri setting uburyo ugomba gusettinga YouTube channel yawe kugira ngo igaragare neza nk'umuntu wabipanze. Ukiza hano kuri channel, uhita ubona noza zawe z'itangiriro. Hano kuri advanced setting, icyo ukora ni uguhita uza ugahitamo cyangwa se ukavuga ko YouTube channel yawe content. Ikintu cya mbere hano wemera niba audience yawe cyangwa se abantu ushaka ko bazajya bareba izo video abantu ugiye kuzikorera ari iy'abana cyangwa se ari iy'abantu bakuru. Ari iy'abantu bakuru, kanda hano, uhita uza hano noneho kuri branding. Branding ni ukuvuga ngo niba umuntu ari kureba video yawe, ushobora kwikorera logo yawe ku giti cyawe. Ushobora gushyiraho ifoto ukayishyira aha ngaha, ushobora gushyiraho logo yawe ivuga kuri company yawe, cyangwa se ugashyiraho izina ryawe kugira ngo abantu niba bari kureba izo video babone branding yawe. Aha ngaha naho uhitamo ibintu wemerewe. Video yawe wemerewe ku-uploadinga video, wemerewe gukora playlist, ushobora gukora collabo playlist, ushobora gupublicita video z'umuntu, ushobora gushyiraho video kuri playlist. Ni ukuvuga ngo ugitangira YouTube ikwereka ibintu wemerewe gutangira gukora nk'umuntu ugitangira YouTube channel. Kuri basic icyo ukora cya mbere ni uguhindura igihugu. Uvuga ngo niba ushaka video zawe igihugu zizajya zigaragaramo igihugu uherereyemo, ushobora guhitamo igihugu ushaka. Igihugu washyiramo icyo ari cyo cyose nta kibazo, gusa hano reka dushyiremo Poland urugero, ariko bitavuze ko ushobora gushyiramo igihugu icyo ari cyo cyose ushaka. Upfa kuba ukiri gutangira, aho abantu bumva bazasura YouTube channel yawe baherereye. Ikindi ushobora gukora hano hejuru ni ugushyiramo keyword. Keyword ni ukuvuga ngo keyword ushobora gukoresha Kigali, niba uri Kigali ugakoresha Rwanda. Ushobora gushyiramo keyword zijyanye n'ibintu abantu bashobora gushaka, noneho video yawe wakoze ikabasubiza. Bivuze ngo izi keyword zifasha YouTube gutuma abantu babasha kuvumbura video zawe. Wibuke ko iyi YouTube channel iri kuyikora nta muntu uba uzi ko iyi YouTube channel yawe ibaho. Ni inshingano zawe rero gukoresha keyword atandukanye, gukoresha amagambo atandukanye, kugira ngo umuntu najya gushaka ikintu kuri YouTube imenye ngo hari umuntu wakoze video imeze gutya, ifite izi keyword zimeze gutya, reka nyimushyire. Uyu nguyu nawe niyandikamo amagambo ahuye n'ayo wanditse muri channel yawe, noneho video zawe zizabasha kugaragara. Iyo ugitangira nta muntu uba uzi YouTube yawe, nta muntu uba uzi kwibaho. Ndakeka byumvikanye icyo keyword zivuze.
ushobora gushyiramo niba channel yawe ari iy'umuziki ugashyiramo music, ugashyiramo Rwanda, ugashyiramo film. Keyword ushobora gukoresha ibintu byinshi, ndakeka uru rugero nanze rwumvikana. Ushobora guhitamo hano standard YouTube license cyangwa se Creative Commons attribution. Ushobora guhitamo kimwe muri ibi ngibi. Nkubwire ko attribution commons ni ukuvuga ngo uba utanze uburenganzira kugira ngo video zawe abandi bantu bashobore kuzikoresha. Hano standard YouTube license ni ukuvuga ngo ntabwo uba utanze copyright kuri video zawe kugira ngo abantu babashe kuzikoresha. Ushobora guhitamo category. Niba YouTube channel yawe ivuga kuri blog, ivuga comedy, ivuga entertainment, ivuga amakuru cyangwa se politiki, cyangwa se ivuga umuziki, film and animation, ushobora guhitamo kimwe. Gusa hano icyo wahitamo icyo ari cyo cyose nta kibazo. Reka hano duhitemo people and blogs. Ibi bindi ushobora kubireka uko biri, noneho ukaza hano kuri save. Ubu ufite amahirwe y'uko video ugiye gukora abantu bashobora kuzibona mu buryo bworoshye, aho kugira ngo uyireke uko biri udakoze ibingibi byose maze kukwereka. Hano kuri Kiza Pictures tubereka video nyinshi zitandukanye zijyanye n'uburyo wowe ushobora gukora film, photography, cyangwa se ugakereya content kuri YouTube cyangwa se online. Niba utari wakora subscribe, kora subscribe. Niba warayikoze kandi duhurire kuri video ikurikira. Ciao.